Papa Sava. Ariko Papa Sava, ubwo ubona utananiye wowe? Akose mugize ndi wowe. Ubwo ubona utananiye? Ntunanira se mugize. Uranyikoreye? Umuntu w'umusaza uracyafite uburaya nk'ubwo wari ufite uri umusore. Ariko se uburaye wa mugore we koko kandi wa mugore ubonye ndi kugura agakingirizo umbonye muri Rome. Uburaye ubonye he? Uriya mukobwa asamurebaga. Wavuga buriya se wabonaga ko ndimo kugenda negana ukuntu urugenda nabi rucugusa ibibuno uriya uraruzi ngo rwadutwaye ngo ariko ntukamfate ngo ushake kungira nk'igicucu. Uriya suriya ni iki cyiza afite kundushara? Ni iki cyiza afite? Ni igiki wareba? Nkugize nk'igicucu se kuba se namurebaga. Warebaga ibiki se nyine? Hako wajya unamenya ko ushaje urabwe ntabwo burashira. Kandi ndakwiyamye ubusa kureba ibyiza bitatse igihugu bitwaye iki? Ubusa abantu ntabwo bishyura amafaranga bakajya kureba impongo, bakareba imbogo, bakareba ingwe, bakareba imitereri, bakareba ibishwi n'ibibiribiri inyoni, bakareba n'iki. Kiriya ni igiki muri byo? Abantu ntabwo bishyura amafaranga bakajya kureba ikirabo. Kiriya ni igiki muri byo? Kiriya ni igiki? None se ibyo si byiza bitatse u Rwanda? Abantu nibareba ibyiza bitatse igihugu bakabubaka isanduku yacyora. Wowe se wishyira angahe kumureba? Ahubwo wavuga ibyo. Ukavuga uti kurebye umuntu w'Imana yaremeye mu buntu akaba ari mwiza ntugire icyo wishyura wenda wavuga ibyo. Ariko kwa murebye nta kosa ririmo. Kosa ririmo. Umuntu w'umusaza nkawe. Ako se nkugize nte? Kuba umuntu aciyeho nkamureba nkamwitegereza bikuryaye. Hari amafaranga y'urugo ntakaje. Bikurya hehe wowe? Ntuyatakaje ejo uzayataka. Ndakwiyamye. Urumva? Tiku. Ubu se kuba mpagaze kuri Muhabura nitegereza ibyiza bya Karisimbi bikuryaye. Ngo iki? Ubwo se Muhabura ninde Karisimbi ninde? Tugenda ujya kubireba kuri Google tugende.